abantu muri iki gihe bafite ibintu bibababaza byinshi. Abanyarwanda bafite ibintu banyuzemo mu myaka yatambutse, bafite ibyo banyuzemo mu mezi yatambutse, bafite ibyo banyuzemo mu minsi itambutse, bafite ibyo banyuzemo mu masegonda no mu masaha atambutse. Abanyarwanda bakeneye urukundo. Hazagira umuntu mbona napfuye umpostinga azambona. Ubutumwa bwa mbere nibwo butumwa bwa mbere mbahaye. Umuntu uzibeshya akampostinga ajya mpana mwiriwe, cyangwa yarantukaga muri comment, ubwo ninjye nawe tuzabonana uwo munsi. Cyangwa nkababona mwetetana indabo muza kuzindunda hejuru ndi rusororumva, sinzi ikeneye, sinzahakubone uwo munsi. Zana ururabo rwawe, uzane n'ivaze. Nk'iyi yazanye ntishobora kuzava mu bwonko bwanjye ko ari we wayizanye. Habana indabo, niba ngombwa uzanaterwe bya bivaze mwe bashyiramo indabo hanze, urupakire mu modoka urushyira umuntu. Mushyizana indabo tugihumeka, tubwire ko udukunda. Nk'ubu postinga nkiriho, ngiriho mbone wa postinze uvuga uti mama Sharirene wacu turagukunda. Ubundi ibi bintu mutubwira twapfuye twari tubikeneye tugihumeka, kuko ni ibintu bitugirira umumaro. Kubyumva biraryoshye cyane. Kubimbwira napfuye uri kuhagira inkoko uri guhinga muri kaburimbo byane ibyawe, nibwo butumwa ngufitiye. Turabasuhuje, tubahaye ikaze aho muri mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Twizere yuko mumeze neza, ndetse namwe mutameze neza ndabwira ngo mukomere kandi mukomeze kwihangana. Aha ni kuri Mama Sharirene Official nk'ibisanzwe, nk'uko musanzwe mumenyereye yuko tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, harimo iby'iyobokamana, aho tugenda twiga ku ijambo ry'Imana ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, aho tubigisha guteka ndetse n'imibanire y'abashakanye muri rusange. Tugaye ikaze nubwo ari mu rugo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turabona wishimye. Ariko ndi mujya mubona ngewe ne ahasha. Bitewe n'uburyo uyu munsi ndishimye. Njya nishima ariko ubu byikubye. Ntabwo waba wicaranye n'uyu muntu ngo werekana uhisha amenyo pe. Ko no kwicarana nawe byonyine ni umunezero. Umunsi wawe wagenze gute utangira kurinda ugeze amasaha ubonye umushyitsi? Umva, umunsi wanjye n'ubundi mba nawutangiye neza, ariko noneho ni neza cyane. Mfite ibyishimo byinshi cyane. Okay, urakoze cyane. Abantu rero mudukurikiye murumva ko umunsi wa Mama Sharirene watangiye neza, ndetse ukaba uri kugenda umera neza kurushaho. Tutizimbye mu magambo, wenda watwakira umushyitsi wawe wagugendereye uyu munsi. Turakwakiriye kuri Mama Sharirene. Uyu mushyitsi rero mwamubonye, umubyeyi mwiza inyuma ariko umutima ni mwiza noneho kurusha n'inyuma rwose. Murakoze cyane. Turakwakiriye kuri Mama Sharirene kandi turagukunda. Nanjye ndabakunda. Murakoze cyane. Ngaho ibwire abadukurikiranye. Murakoze, nitwa Umutoniwase Sylvie. Nanjye nkora ibiganiro kuri channel kuri YouTube. Mfite channel yitwa Mubwire TV. Yego. Okay. Twabyumvishe neza cyane. Arivuze ngira ngo n'abashaka kumenya byisumbuyeho banyarukiraho aho avuze kuri channel yiwe ya Mubwire TV, bakabasha kumenya birambuye. No kuvuga ngo uyu munsi abeza bahuye, niyo mpamvu habaye ibyiza byinshi cyane. Amina. Hari ibintu biba bitunguye umuntu. Kuba umuntu yakicara akavuga ngo ngiye gushimira Mama Sharirene, noneho akanagushimira ku bintu wowe utigeze ufata ko ari ibintu birenze, ibintu bisanzwe. Noneho ugahita utekereza abo waba warakoreye ibintu bikubye nk'ishuri 10 byiza, ko nta n'umuntu wenda ushobora kuguha mwiriwe. Ariko none ukabona umuntu umukoreye akantu kangana urwara, kandi nabwo ugakoze ubona nta hari ibintu bisanzwe, wajya kubona ukabona umuntu araje n'ururabo n'impano yampaye, impano nziza cyane z'inkweto. Kandi urumva nyine iyo ugiye gusura icyamamare nawe urabyumva. Wateguye ibintu birenze. Yabiteguye. Hanyuma urwo rurabo yampaye
wareba noneho n'ukuntu ruri mu ivaze nziza ariko reka nduzane ubundi buhambaze nta kintu baba bakoze uracyahashye kandi uracyasa neza ni mu rurere iyi vaze ntabwo yikoraho irahumura ngewe ubu nzi amavaze n'ukuntu aba ahenze uru rurabo mwarubonye mwabonye iyi vaze mwabonye indabo ni ivaze nziza y'abasirimu kandi ni ivaze nzajya nteguramo rero ngewe byantunguye cyane ukuntu yaje ati nzagusura nkagira ngo ni ibiganiro bimugenza ariko nkajya kubona nkabona azanye ururabo si ururabo gusa yampaye n'impano aha hantu ariko simbere dore ko mukunda kureba uzasure nkwereke ampa n'impano mu kuri nibwo bwa mbere umuntu aje iwanjye mu rugo akavuga ngo nje kugushimira byanejeje umutima wanjye Sylvie Imana iguhe umugisha ubwo rero uburyo yabivuzemo ariko ndifuza ko amagambo yambwiye ya magambo uri umundi wayadusubiriyemo hari icyo bitwaye ntacyo byaba bitwaye ariko nanone naguciye mu ijambo icyo nashaka kumubaza kuko mu muco w'abahinde iyo abantu batanze indabo hari byinshi biba bisobanuye ku rurabo n'uru rurabo rufitemo amabara agiye atandukanye nimba bitamugoye yadusobanuraho gatonya ku kijyanye n'izi ndabo ziwe yaguhaye n'icyo zivuze kuri we. Murakoze. Ikintu rero ngewe namuhereye ururabo icyo rusobanuye icya mbere ni urukundo. Icya mbere nuko mama Charlene arakunzwe, afite abantu bamukunda kandi benshi, cyane cyane urugero rufatika ngewe ndi hano nk'umuntu ukunda mama Charlene, ndamukunda cyane. Rero ngewe nkunda indabo zigaragaza ko ahantu hasa neza, ubwiza. Indabo ni nziza n'ubwiza, ko zisa neza, ko zitoshye, murabona ko zisa neza. Rero mama Charlene mwifuriza ahora asa neza, ariko n'ubundi ntihakagire ikintu kimuca intege, ajya ahora asa neza, ajya ahora atoshye, mu mvura ahora akeye ku mutima ndetse no mu maso. Namubwiye ngo ndifuza ko ahora asa neza ku mubiri no ku mutima. Sibivuze ko muzi asa nabi, oya, ahubwo nibyo mwifuriza. Iyi ni signification yuko nifuza ko ahora asa neza, ko ahora akeye. Hanyuma rero vaze yo nayizanye nyine nk'umuteguro, nk'urwibutso ruzajya ruhora ruteguye kuri saramanje, yabyuka yaba yakiriye abandi bashyitsi, yakubita akavuga ngo mubwire Sylvie arankunda, yambwiye ko ankunda, yambwiye ko anzirikana, yambwiye ko ari ingenzi. Mama Charlene ni umugisha. Mama Charlene namubwiye ko yuzuye guca bugufi, abamuzi neza. Hari igihe abantu twibeshya ko tuzi abantu kubera kubabona kuri za social media, tukavuga ngo umuntu uramuzi, ariko mu by'ukuri utazi umuntu. Uko umuzi ugasanga bavuze se mama Charlene yanyitaba, mama Charlene yansuhuza. Umuntu rero umumenya iyo muhuye, umumenya iyo umuhamagaye akakwitaba, umumenya uko akuvugisha. Mama Charlene rero yuzuye guca bugufi, yuzuye urukundo, yuzuye ubwiza bw'Imana. Uri impano Imana yahaye ababyeyi, uri impano Imana yahaye ababyeyi mu rwego rwo kudufasha, mu rwego rwo kutwigisha kurera neza. Nimba ufite abana beza urera bagahagarara bakavuga ngo mama wacu ni umubyeyi mwiza, ni icyerekana ko abandi bo hanze twebwe ntabwo tumuzi, abana be bamuzi neza. Nimba nta mwana we uri marine, si ukuvuga ko abari marine badafite ababyeyi beza, ariko kuba akibasha, ubuzima turimo buragoye. Kuba rero abana be ababereye urugero rwiza, bagahagarara bakavuga ngo turahamya ko mama wacu ari umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza. Ikindi twebwe ababyeyi twubatse ingo, aba yatwigishije ngaho isuku. Hari igihe kera twajyaga tuvuga ngo umuntu utagira nyirasenge ngo arisenga, bavuze ngo kuba udafite nyogosenge ni uko udafite umuntu ukugira inama. Byaba akarusho rero twebwe tudafite ba mama wacu, wajya kubaka base uyu muntu azubaka, uyu muntu azabishobora, azakuraho inama ze. Ariko turashimira Imana yagiye iduha ababyeyi beza nka mama Charlene, batwigisha isuku, batwigisha guteka, akatwereka uko duteka, akatwereka uko ubika. Uzi ko ushobora kuba ufite ibintu, ufite na frigo utazi uko ubibikamo, urundamo gusa, ariko impande zose aba yazikoze. Utazi ibibikwa byapfunyitswe, utazi ibijya muri freezer, mbese nta makuru na make ufite, kandi byose ubifite, ariko ubura iki? Ubumenyi. Rero mama Charlene ni urugero rwiza rw'umubyeyi mwiza waje kudufasha,
waje kuduhumura ku maso, waje kutwigisha, waje kutwereka ikindi cyane ku bakristo, ku bantu twizera Imana, batwereka ko byose bishoboka, batwereka ko uyu munsi waba uri mu buzima bukomeye bw'agahinda, bw'amarira, bwa bundi abantu bita gupfundikanya Mama Charlene, ariko ejo ahandi hari umutima uhora urira, ejo hakuzura amarira y'ibyishimo. Ni ubuhamya bwiza bwo kudukomeza no kwizera Kristo. Rero mu byanzanye mu kumuha ivaze ni ukumubwira ngo ajye asa neza, ajya ahora akomera, ajya ahora akeye, ubwiza bw'Imana uko bufite umva buguhoreho, ujye uhora utoshye, uhora utoshye, use neza rwose. Kandi njyewe ndamukunda cyane, n'abakunzi banjye ba Mubwire TV baramukunda cyane, baramukunda Mama Charlene. Rero Mama Charlene uri umubyeyi mwiza, uri ingenzi, uri umugisha, umva abantu tugufite ni ukuri tugukomeyeho, kandi twifuza kuguhorana nk'uko nabikubwiye wishimye, apana kubaho hari abantu bariho ariko bakaba mu buzima butanezerewe bwabuze uko bagira. Rero njyewe nkwifuriza kubaho wishimye kandi kubaho unezerewe, kubaho wuzuye urukundo, wuzuye nyine ubuntu bw'Imana, wuzuye guca bugufi nk'uko usanzwe uri. Rero nta kindi rwose nikubwira ko ngukunda, kandi njyewe nagize umugisha Imana yakumaye, uri umubyeyi mwiza. Noneho umuntu Mama Charlene yemerera ngo igihe cyose ngenza kumureba njye muhamagara, mbese ndahiriwe. Rero simbipfusha ubusa, simbifata nk'ibintu birabusa bitari by'agaciro, ni iby'agaciro, kuko ndabizi neza ko hari abantu benshi nabo baba bifuza kukubona, bifuza ko bakuvugisha, bifuza ko nyine mwakorana ibiganiro. Uyu rero ni umugisha. Rero ibyo ngibyo nibyo byatumye nza kukureba ngo nkubwire ngo Mama Charlene ndagukunda. Uvuze amagambo menshi meza ari mu butumwa, ari mu rukundo, arimo guhumurizanya. Hano harimo inyigisho nyinshi cyane ku bantu badakora iki gikorwa cy'urukundo nk'iki ngiki. Ni akantu kaba kagaragara nk'aho ari gatonya, ariko ku muntu ugikoreye aba ari ikintu kinini cyane, kuko ndatekereza nk'uyu munsi ku Mama Charlene ari kwiyumva bitandukanye n'indi minsi yose. Akimara kuguhereza ururabo muri wowe mo imbere, ugiye kutubwira nk'amarangamutima yawe wahise wumva ugize ukibibona? Icya mbere nongere ndufate. Mureke mbabwire, ntago nahise mbona ko ari we, kubeshya ni kubi. Ntago nahise mbona ngo ni we, nahise mbona Yesu ahise amukoreramo, ahita ajya kugura ivaze, kagura indabo, n'amagambo yavuze. Ubu ntiyayavuze neza nk'ayo yambwiye noneho mu kindi kiganiro aza kunsura. Yavuze amagambo numva umutima wanjye ugiye ahandi hantu. Hita mbona rero ko ari Imana yinjiye hano iwanjye inyuze muri Sylvie, ari amagambo nkaba ndi kuyabwirwa nayo. Ikindi Mubwire, iyi channel yitwa Mubwire, ikwiye kubera abantu isomo harimo nanjye. Ni channel yerekana urukundo rukaba ari rwo ruganza kurusha umutima mubi. Abantu muri iki gihe bafite ibintu bibababaza byinshi. Abanyarwanda bafite ibintu banyuzemo mu myaka yatambutse, bafite ibyo banyuzemo mu mezi yatambutse, bafite ibyo banyuzemo mu minsi itambutse, bafite ibyo banyuzemo mu masegonda no mu masaha atambutse. Abanyarwanda bakeneye urukundo. Ntago umunyarwanda akeneye kumwibutsa amateka ye kuko arayazi. Ntago umunyarwanda akeneye kumujombagura kuko twarajombaguwe, twabwiwe amagambo mabi, twahuye n'ibidukomeretsa. Abanyarwanda bahuye n'ibibababaza. Hari amateka y'abantu mutazi, hari amateka abantu baba baranyuzemo y'ibintu. Ni ukuri bakeneye ko guhabwa indabo. Abanyarwanda mureke mbabwire, kandi ubwo nawe ndimo ndakubwiriramo. Ntabwo abanyarwanda bakeneye ko babwira ko ari imfubyi, barabizi ko ari imfubyi. Ntibakeneye ko babwira ko ari abapfakazi, barabizi ko bapfushije abagabo. Ntabwo bakeneye ko babwira yuko bari indaya,
barabizi ko uburaya babukoze, ntago bakeneye kubabwira ko bari ibisambo, ntago bakeneye kubabwira ibibakomeretsa, ntago bakeneye kubabwira ngo baribana, none se ntibabizi ko bibana. Bakeneye indabo, bakeneye ibyishimo, bakeneye urukundo nk'uru ruri muri mwene data, bakeneye kubabwira ko ari abantu b'ingenzi kuko babaye ingenzi. Ibi bintu rero byanejeje umutima wanjye ku rwego rukomeye. Ubaye umumama wa kabiri umpaye ururabo. Undi we ni bakobwa ba Ngwino Impanga. Yego, bariya abakobwa beza bantunguje ururabo ku munsi w'abagore. Ureba umuntu ukuntu urukundo rukurura, umuntu wagaburiye ntashobora gutekereza kuruguha, sibyo? Uwo wishyuriye inzu ntiyagira uwo mutima, uwo mwaturanye akuzi neza ntiyagira uwo mutima, n'uwo mwasenganye n'uwo mwariranywe, ahubwo ukabona umuntu mudafitanye isano uturuka ahantu ku rutarasukira n'agacuma k'amazi, akaba ari uza kugushimira, akaguha ururabo, akaguha n'impano. Yampaye impano nziza cyane y'inkweto. Umutima wanjye urishimye, ariko si no kwishima gusa, hari ikindi yanteyemo. Sanzwe nanjye ndi umuntu ujya uzirikana abantu bangiriye neza. Hari abantu twigeze dusengana ari abakene ari abanyenzara, ndababwira ngo umunsi Imana yantabaye nzabibuka n'intabara mbere. Umunsi Imana yantabaraga mbere nahise mbafata, bari abantu 3, ndabafata mbishyurira amazu, ndabagaburira, umwe we mukura mu cyaro mugarura i Kigali. Uwo mutima nanjye niwo usanganywe w'abantu w'urukundo. Ariko ubu noneho hari abantu naribikiye, mpise mbona kuraje n'izindi mbaraga. Ibi bintu nibyogere, mubwire ko ari ingenzi, n'ibintu nibigere kure, tubibabwire. Yego, nibyo nibigere kure, kandi urukundo ni ruganze mu banyarwanda, rwogere cyane, dukundane, tunazirikane, kuko kuzirikana nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima. Nibyo inakantu gato umuntu aba yagukoreye, ariko jya unamwereka kuri we ko ako kantu yakoze ko hari icyo ari, ko hari abandi batagakoze. Yego, nyiri aho ngaho ubwo ndagira ngo ubahereze ubutumwa. Ubahereza ubutumwa ku kijyanye n'iyi gahunda y'urukundo no kuzirikana no gushimira abantu babitesha agaciro. Gasanga umuntu ufite ibyo wamukoreye, ariko we kugira ngo aza nawe yigaragaze ko wabimukoreye, nubwo ataguhereza ibintu bya mirenge. Yego, nawe yabikubwira gusa akabiha agaciro. Hanyuma ubundi gahunda yiyica no yitwa mubwire, ngo ni ukubwira abantu bagihumeka. Hazagira umuntu mbona napfuye umpostinga azambona. Ubutumwa bwa mbere nibwo butumwa bwa mbere mbahaye. Umuntu uzibeshya akampostinga ajya mpana mwiriwe, cyangwa yarantukaga muri comment, ubwo ninjye nawe tuzabonana uwo munsi. Cyangwa nkababona mwetetana indabo muza kuzindunda hejuru ndi rusororumva, sinzi ikeneye, sinzahakubone uwo munsi. Zana ururabo rwawe, uzane n'ivaze. Ntiyazanye ntishobora kuzava mu bwonko bwanjye ko ari we wayizanye. Habana indabo, niba ngombwa uzanaterwe bya bivaze mwe bashyiramo indabo hanze, urupakire mu modoka urushyira umuntu. Mushyizana indabo tugihumeka, tubwire ko udukunda. Nk'ubu postinga nkiriho, mbone wa postinze uvuga uti mama Sharirene wacu turagukunda. Ubundi ibi bintu mutubwira twapfuye twari tubikeneye tugihumeka, kuko ni ibintu bitugirira umumaro. Kubyumva biraryoshye cyane. Kubimbwira napfuye uri kuhagira inkoko, uri guhinga muri kaburimbo, byana ibyawe, nibwo butumwa ngufitiye. Hanyuma bimbwire, ubu nubona nk'ibi uvuze ari amagambo wambwiye yose, ukomeze wishime, mama Sharirene wacu tukubone wishimye. Ubu noneho hagize n'akadayimoni kaza kundakaza k'ibibazo umuntu anyuramo, nuguhita nibuka uyamubwire yarambwiye ngo njye nishime. Nkahita mbyongera n'ubundi ku mico yanjye yo kwishima, sanganywe ibyishimo bikarushaho kuba ibyishimo. Noneho message yindi natanga abantu rwose, mbabwire umuntu wakugiriye neza bimubwire umupostinga, bimubwire. Si ngombwa kuha uzana kamera, ibi ni ibyacu, kandi ibi bintu bya kamera nabyo ni byiza kuko no kwigisha abantu urukundo. Genda umubwire uti ndagushimira ko wantangiye Minerivare wendibe
ari igihembwe kimwe. igihembwe kimwe gusa. Erega icyo gihembwe kimwe kirakomera. Umwana wanjye Sharirene ajya gutangira ishuri, nari narabuze ayo kumutangiza, yari yatsinze, ariko umuvandimwe wanjye musaza wanjye yitwa Jado, musaza wanjye Jado niwe wagize uruhare mu kugira ngo umwana wanjye ajye kwiga. Ni umuntu ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye no mu mateka yanjye. Jado urumva niwe watumye atangira kujya muri segonderi. Ngomba kubyishimira nka mama, ariko na Sharirene ubwe ntago bijya biva mu bwenge bwe, sibyo? Hari abantu hari umuntu wundi, n'abantu benshi cyane nshobora kwibuka bagize uruhare mu bitwenge byanjye. None mubona nza kuri kamera nkamwenyuramo kajya ngo mpfa guseka. Reka da, ntago mpfa guseka. Wa muntu wicara ati mama Sharire ntuzigere uhangayika ubura amavuta yo kwisiga, ukabona nyoherereje iki amavuta. Wa muntu wicara ati ntibaguce intege turagukunda, nta n'ikindi amaye. Hagira courage, gumamo, komera, tera imbere. Nimuze tubwire abantu ko ari beza, tubabwire ko ari ingenzi bagihumeka, tubapostinge tubabwira amagambo meza, no kuri kamera nidushaka tujye tubavuga tunabivuge, ntacyo bitwaye kuko ni umuti. Ubu mu bintu byajyaga binyomora, nawe wongeye kumbera icyomoro. Ndagushimiye rero wowe nabo kuri mubwire bose, ubabwire ko mbakunda kandi ubabwire ko mbazirikana. Iki kintu ukoze ukuwantunga ukanzanira ururabo, utumye nongera kugira imbaraga zo kubikora, kuko hari n'igihe ibyo wavuze ni ukuri kuzuye, ariko hari igihe tuba dukeneye n'abatubwira ko koko turi abantu b'ingenzi. Rero byandemye ikintu gikomeye mu ruhande rwanjye, kandi nongeye kugira imbaraga zo kugira nanjye abo ngomba kubikorera. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nibyo ngo akaryoshye nigahora mwitama. Ikiganiro kiraryoshye kuko kirimo ibyiza kandi kirimo n'urukundo. Reka tubaze uwo kuri mubwire n'ubundi atubwire kugira ngo ubone izi mbaraga. Hari benshi bazibuze zo kugira ngo umuntu atinyuke avuge ngo ngiye gushimira umuntu wankoreye iki gikorwa. Nibyo tuba dufite abadukoreye ibyiza, ariko tukicara ukavuga se wagenda gute, izo mbaraga zikabura. Ni iki wababwira wowe izo mbaraga zavuye he? Ese n'abatazifite ni ikihe, ni irihe banga wababwira kugira nabo babone izo mbaraga zo kujya gushimira? Ikintu nababwira rero, ahantu bakura imbaraga nk'uko murambivuga mu biganiro byanjye, ugomba kwimika icyiza. Icyiza akaba ari cyo uvuga ngo nicyo ngiye kuzirikana, kuko icyo ushatse kubona nicyo ubona. Rero iyo uvuze ngo nzajya mbona icyiza biragufasha. Kandi ikindi, kubera kugira ngo wa mugani wa mama Sharire ujye kuvuga ibintu umuntu atakiriho, ngewe nyuma yo kureba nkasanga abantu benshi bararira umuntu yagiye, nibwo bari kumushimira, barikoreye indabo. Ejo bundi hari umuntu wapostinze akantu, ntago ntandukire gato, aravuga ngo birababaje kubona umuntu wishwe n'inzara ku kiriyo bari kurya. Uribaza amamiliyoni yose ari yapfuye yazize inzara, ariko abantu bari mu kiriyo bari kurya, bari kunywa icyayi, nyine baraho. Ibyo bintu biba birihe? Hari n'undi muntu wigeze kutubwira ukuntu umuntu yabeshya abantu, bene wabo arabwira ngo bababwire ari kwa muganga maze igihe mu bitaro, ngo nimubabwire ko napfuye. Yari yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro. Hanyuma baza biruka, baraza, barangije mu gihe bari muri ibyo, baraza babona umuntu ari hariya. Urumva bamurebye, baratangira baritoto, baravuga ati se mubabajwe nuko ntapfuye? Iki nyikoze kugira ngo mbakosore, nimwishyure ibitaro. Ayo mwari kwishyura mu gushyingura nimwishyure, baragenda. Ariko urumva iryo somo rero, ngiye cyo navuze mu buzima nk'uko mama Sharire yavuze, nta mwenda nzajyana cyangwa ngo nsigarane umuntu nkunda, umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye yaragiye ntabimubwiye. Hoya rwose. Kandi ikindi, nimba ibibi byihuta, mujye mureba inkuru mbi kuri social media, nizo zuzuyeho, nibyo byuzuye, ni nabyo bihabwa umwanya. Ugasanga n'abantu bafite za cano kugira ngo baguhe umwanya, baraha umuntu uje mu bintu ngo byo gutwika by'ibyo bintu. Ariko inkuru zo gushimira umuntu, zo kuvuga ko uyu muntu ari ingenzi, zo kumuzirikana, ugasanga ntago bikunzwe. Ariko rero icyo nabwira abantu, nibibuka ibyiza bagiriwe, bimike urukundo. Ujye wibuka icyiza kuruta uko wibuka ikibi, kuko nta muntu udakosa, ariko wimike icyiza. Icyo uzimika rero nicyo uzabona. Nibyo nababwira.
arakuze cyane ati ibyo uzimika nibyo uzabona. Nanone ati indabo uzihereza umuntu akibasha kuzitaho, utazagenda ngo uzimushire hejuru zizumagare, zimuhereza abashe kuzitaho. Amenya ati ngo arazivomerera zigume zirabagirana, abone n'ubwo bwiza bwabyo cyane. icya mbere ni uko Sylvie ndagushimiye, uri umubyeyi mwiza umuntu ashobora kwigiraho urukundo. Ibiganiro byawe na cano yawe nta muntu n'umwe ufite cano nk'iyawe muri iki gihugu no hanze yacyo. Ibyo nabashije kureba, topiki ziriho dufite ubu ni ibintu bitwika gusa, nyine bitwika. Kuvuga ko abantu ari abagome, kuvuga ububi bwabo, kuvuga ko abantu bari bameze gutya kera, nibyo bintu byinjiza. Ariko ni wowe muntu uzanye ikintu kidasanzwe kuri iyi mihanda, kubwira abantu ngo ni ingenzi. Ibazera iyo topiki, mubwire ko ari ingenzi, mubwire agihumeka, mubwire ntuzayiveho iyi topiki, ntuzayiteshuke, uzayigumane. Ugenda ubwira abantu, bizajya byururutsa imitima. Ureba abantu bababaye kurusha abandi, ubashyira indabo, ubabwiye ko ari abantu b'ingenzi. Hari abantu baraba barakuweho amaboko n'abandi, bagasigara bumva ko nta kintu bamaze ku isi. Nicyo kintu cya mbere ndagushimiye. Hanyuma n'umunyamakuru wacu nawe uri ingenzi kuko udufashije muri uyu mwanya, ndetse udufasha no mu bindi byinshi. Nawe Imana iguhe umugisha, na kameramani uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe Imana imuhe umugisha. Imana ntiguhe umugisha wenyine, iwuguhane n'abo mubana kuri mubwire, umuryango wawe, umutware wawe umusuhuze, nawe umubwire ufite umugore w'ingenzi. Kandi ubwo nawe nuko ari ingenzi, nawe ni ingenzi. Niyo mpamvu yabonye umuntu w'ingenzi. N'abana banyu mukomeze muba abantu b'ingenzi. Hanyuma mutwigishije urukundo mu ruhande rwanjye ndetse no mu ruhande rw'abari badukurikiranye kurwo twari dufite, turongeraho. N'abakunzi ba mama Sharirene, nizere yuko mwafashije kumubwira ngo Imana imuhe umugisha. Hanyuma nimufashe dukomeze dukundane urukundo rwogere, ntirugarukire hano, ahubwo tugende. Mfite icyifuzo cyo kwita ku bantu bababaye, nkajya njya kubasura. Hari ibintu byinshi nkibura, ntago birakunda, ariko tugende tubabwire ko tubakunda, tubashyire indabo, tubashyire n'ibindi bintu byose dushoboye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma abakunzi ba mama Sharirene, nanjye munkunde munshyigikire, nukuri nanjye musapotinge, ndabakunda kandi nanjye ndi umukunzi wa mama Sharirene. Noneho genda kuri mubwire, nimba uzi kunkurikirana turashyiraho na cya kiganiro kindi. Nimba uzi kunkunda ugomba kumukunda, hanyuma ugakora subscribe, ukakora share, ukajya umureba, ukareba uko abantu bifitiye intego yo kujya bihera abantu indabo. Hari abo ujya ubona, abandi ni ugukubita ubufuni, gukubita ubuhiri, kubabagagura n'ibikota. Dore nizo cano ziri gufungurwa, ni ubuhiri, ni inyundo. Bwa buhiri bwo mu myaka yatambutse barabujugunye, ubuhiri n'indimi n'amenyo n'amacandwe byose bakica umuntu. Ariko kuri mubwire ni ukwitangira indabo, guha impano n'amagambo meza. Nta muntu utagukorera subscribe kereka umuntu nyine utari muzima, ariko ndabizi ko ubu hari ikintu bari bukore. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.